Murakoze tubahaye ikaze ku murongo wacu wa channel YouTube ya Paroisse Gikondo, Vincent Pallotti Gikondo. Nkuko mubibona turi muri Église ya Methodiste Libre y'Igikondo, ahagiye gutangira cyangwa se ahari kubera icyumweru cy'ubumwe bw'abakristo. Tugiye kumva inkuru nziza Evanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mutagatifu Luka umutwe wa 10 umurongo wa 25 kugera ku murongo wa 37. Nyagasani Yesu nabane na hamwe amagambo yo mu Evanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Nuko umwe mu bahanga mu by'amategeko ahagurukishwa no kumutegera mu byo avuga, aramubaza ati, mwigisha, nakora iki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Yezu aramusubiza ati, mu mategeko handitsemo iki? Musomamo iki? Undi aramusubiza ati, ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yezu aramubwira ati, usubije neza, nugenza utyo uzabaho. Uwo muhanga mu by'amategeko ashatse kwikura mu isoni abaza Yezu ati, ariko se mugenzi wanjye ni uwuhe? Yezu aramusubiza ati, umugabo yakuviriye i Yerusalemu amanuka agiye ariko agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, barigendera, bamusiga ari intere. Umutambyi aza kumanuka anyura aho ngaho, abonye uwo muntu yicira hirya. Haza kunyura n'umulevi, nawe amubonye biba bityo. Ariko umunyasamariya wari ku rugendo anyuzaho aramubona, amugirira impuhwe, niko kumwegera, amupfuka ibikomere, amwomoza amavuta na divayi, hanyuma amushyira ku ndogobe yagenderagaho, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Bukeye aha nyir'icumbi ibikoroto 2 bya feza, aramubwira ati, uyu muntu umurwaze, maze ibindi uzamutangaho nabyo nzabikwishyura ngarutse. Nuko Yezu abaza wa muhanga mu by'amategeko ati, none se muri abo bantu uko ari 3 uratekereza ko ari uwuhe wabaye mugenzi w'uwo muntu waguye mu gico cy'abajura? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye neza. Yezu niko kumubwira ati, genda nawe ujye ugenza utyo. Iyo ni Evanjiri ntagatifu. Urasingizwa Kristu. Ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose
kandi ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amagambo twumvise mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 10 umurongo wa 27. Bavandimwe, mbere ya byose mbanje kwaramutsa mwese. Kristu Yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Aleluya. Aleluya. Mbanje gutangarira ibitangaza by'Imana nifashishije aya magambo ya Zaburi 133. Mbega ngo biraba byiza kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Twumva iyi nkuru y'uyu muntu wagiriye ibyago mu nzira ava i Yerusalemu agiye Yeriko, hari abibaza niba iyi nkuru twumvise mu Ivanjiri ari ibintu byabaye koko, cyangwa se ko ari umugani Yesu yaciye nk'uko yari asanzwe abigenza agira ngo atange ubutumwa. Igisubizo kuri iki kibazo ni uko byagenda kose, hirya y'iyi nkuru, hirya y'uyu mugani, hari ukuri nyakuri ku mateka maremare y'isi n'abayituye. Hari umwe mu bahanga mu bya Bibiliya witwaga Origene wo mu kinyejana cya 3, kuko yavutse umwaka w'145, yitaba Imana muri 253. Mu nyigisho kuri iyi Ivanjiri ya Luka, mu mvugo igereranya kandi igenekereza, yavuze ko uwo muntu uvugwa hano ari Adamu. Yongeraho ko Yerusalemu ari paradizo. Yongeraho ko Yeriko ari isi. Avuga ko abajura n'abanzi ari abanyabubasha b'abanyamaboko. Umuherezabitambo akaba ari amategeko, umulevi akaba ari abahanuzi, umunyasamariya akaba Kristu. Ibikomere ni ukutumvira. Amavuta ni umubiri wa Kristu. Icumbi ni Kiliziya, umuryango mugari w'abana b'Imana bose bifuza kwinjiramo. Amadenari 2, Imana Data na Mwana. Nyiricumbi akaba umushumba wa Kiliziya cyangwa umushumba w'umuryango ufite ubutumwa bwo kwakira abaje bamugana. Iby'umunyasamaritan rero yavuze ko azagaruka ni igihe umucunguzi azagaruka mu ikuzo. Icyo ni ikigereranyo no kugenekereza k'umuhanga witwa Origene. Twebwe rero bavandimwe, tugaruke kuri uyu mugani, dusesengure, turushaho gukuramo isomo ryadufasha mu buzima bwacu no mu butumwa bwacu. Uyu mugani w'umunyasamariya w'impuhwe cyangwa se umunyasamariya w'imico myiza waje ari igisubizo Yesu ahaye umwigisha amategeko wari waje kubaza ikibazo azi neza igisubizo. Nibyo byitwa kwigiza nkana.
hari iri tegeko yize neza, itegeko asubiramo nk'uko mwabyumvise adategwa, itegeko yigisha abandi akabatoza no kurikurikiza. Uzakunda Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aya ni amagambo dusanga no mu kiragano cya kera mu ivugururamategeko umutwe wa 6 umurongo wa 5, cyangwa se mu Balevi umutwe wa 19 umurongo wa 18. Igihe abonye ko yatahuwe mu rwego rwo kwikura mu isoni, arabajije ati mugenzi wanjye ninde? Reka dusesengure neza uwo bitaga mugenzi wabo, natwe bitume twibaza uwo twita mugenzi wacu. Ku Munya-Isiraheli wa wundi ufite imyumvire yagutse, mugenzi we yari umwenegihugu wese, ndetse hakiyongeraho abanyamahanga bayobotse idini rya Kiyahudi. Birumvikana ko ari ufite ya myumvire yagutse. Ku bafite imyumvire migufi bakuragamo abo bafata nk'abanzi babo, bafataga abanyagihugu abo bafatanyije n'abo bantu b'abayoboke, ariko bagakuramo abo bita abanzi babo, cyangwa se abo badahuje ibitekerezo n'imyumvire, abo babitaga abana b'umwijima. Nubwo babaga basangiye igihugu, nubwo basangiye idini, ariko banyuranyije ibitekerezo bakabita abana b'umwijima. Nk'uko mubizi rero, kubera kugira imyumvire itandukanye, abafarizayi, les pharisiens, n'abayeseni, les eseniens, ni urugero gusa, ntibacanaga uwaka. Birumvikana rero ko mu kuvuga umuvandimwe we umufarizayi yakuragamo umunyayeseni. Ikibazo rero birumvikana ko gikomeye ni ukwibaza umuvandimwe ninde. Nawe ubyibaza, ukunda umuvandimwe ni ukugera hehe? Mu kihe kigero? Ni bande barebwa n'uru rukundo? Muri uyu mugani rero Yesu arasobanurira abe imyumvire mishya n'imikorere mishya igomba kuranga abamukurikiye. Igisubizo cya Yesu nuko urukundo rw'abamwemera rutagira imipaka. Ntabwo urukundo duhamagariwe rugira imipaka, ari kugomba kurugaragaza n'ugomba kurugaragarizwa. Umunyagihugu, umunyamahanga, umunyasamariya, abantu b'amoko yose n'inkomoko zose mu turere twose, mbese n'ababandi dusanzwe twita abanzi cyangwa se abakeba. Yesu ati nimwikundira gusa ababakunda muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo siko babigenza? Maze se nimuramutsa gusa abumva indimwe muzaba murushije iki abandi? Ese abatazi Imana bo siko babigenza? Mwebweho rero muzaba intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 46 kugeza ku 48. Bavandimwe, muri uyu mugani twumvise nyine umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu agiye Yeriko. Twibukiranye ko ari urugendo
rwa kilometero zigera kuri 25, ndetse abagendaga n'amaguru rwari nk'urugendo rw'umunsi wose. Yahuye n'abajura n'abagizi ba nabi, bamufatiranya n'umunaniro, bamwambura utwe, ntibanagarukiraho, baramuhondaguye, bamusiga virirana ari inoge. Ni ukuvuga muri make ko ari wa wundi wakubititse. Umuherezabitambo arahanyuze, aramubona, arihitira. Umurevi nawe nuko arahanyuze, aramubona, arihitira. Umuntu yakwibaza uko byari byabagendekeye. Mu mutima wabo bagomba kuba bari bafite igisobanuro cy'imyitwarire yabo. Umuntu yatanga nk'urugero, ibindi byihutirwa cyane, hakaba n'ibindi byo kwirinda no kwigengesera ndetse no guteganya. Nta wabatera amabuye, kuko kenshi imyitwarire yacu imeze nk'iyabo. Ahubwo reka turebe umunyasamariya, ni ukuvuga umunyamahanga, waba n'insuzugurwa ku Bayahudi. We aramubonye, amugirira impuhwe, aramwegera, nta munena cyangwa ngo amwitaze. Amupfuka ibikomere, amaze kubyomoza amavuta yayandi agabanya ububabare, na divayi yomora igikomere, igatuma igisebe kidatema. Kumwuriza indogobe ye. Nimutekereze kuriza indogobe umuntu wanegekaye warembye, byamusabye n'imbaraga. Amujyana mu icumbi, amwitaho, aramurwaza. Bukeye yafata amadenari 2 ayaha nyir'icumbi, ndetse amusaba kuzamwitaho, maze ibindi akazabyishyura agarutse. Ni kwa kundi utange sheke ukabwira uti uzongereho amafaranga ukeneye. Ibyo bigaragaza ubuntu uyu munyasamariya afite birenze imipaka. Kuvuga gufata nka sheke ukavuga uti ndayiguhaye, uzashyireho ayo ukeneye, kubera ko wabonye ko akeneye ubufasha kandi ukaba ubufite. Bavandimwe, muri uyu mugani Yezu aduhaye inyigisho ikomeye, iranatureba cyane twe twahuye uyu munsi ngo dusabire ubumwe bw'abemera Kristo. Icyambere, ubu twahuye nk'uku nguku abemera Kristo, tuzirikana umurage twahawe na Yezu Kristo mbere yuko asubira kwa Se. Icyambere twumvise mu bisobanuro tugomba gutahana, ni igipimo cy'urukundo rw'Imana duhamagariwe kugira. Ni ukuyirunduriramo rwose, nta gicagate, nta kuguna, nta kwizigama, nta kwironderereza. Umutima wose, ubwenge, imbaraga zose, kandi byose ntabwo ari 50%, si 60%, 95%, 99.9%, ahubwo ni 100%. Icya kabiri, igipimo cy'urukundo rwa kivandimwe. Igipimo nta kindi ni nk'uko twikunda. Aha rero nta mipaka y'inkomoko, ibara ry'uruhu, ubwoko, ibihugu, imico, imyemerere, idini
n'ibindi bitandukanye abantu. Ni ngombwa kubihuza bikanywana. Bariya bahereza bitambo n'umulevi bagomba kuba hari icyabananiye, guhuza inshingano za buri munsi no kwita kubabaye utunguranye. Ubu rero icyo duhamagariwe bavandimwe, ni ngombwa guhuza urukundo rw'Imana cyangwa se n'ibindi bikorwa n'urukundo rwa kivandimwe bisaba kwitanga no kwibagirwa. Imirimo ya gitumwa n'indi mirimo ya buri munsi no gushaka amaramuko n'inshingano zo gutabara abari mu kaga ntibyoroshye, ariko birashoboka. Urugero ni umunyasamariya w'ingeso nziza. Igikenewe si amagambo, ahubwo ni ibikorwa bifatika bigaragaza urukundo n'impuhwe, ibikorwa bigaragaza ubwitange n'ubutwari. Yohana Mutagatifu niwe ugira ati, bana banjye ntimugakunde mu magambo no ku rurimi, ahubwo mu bikorwa no mu kuri. Ibaruwa mbere ya Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 18. Mutagatifu Yakobo we yongeraho ati, ni umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa cyangwa se badafite icyo kurya cya buri munsi, maze muri mwe hakagira ubabwira ati, nimugenda amahoro mwote kandi muryoherwe, atabahaye batunga byaba bimaze iki? Ibaruwa ya Yakobo Mutagatifu umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku wa 16. Bavandimwe, Yesu asoza uyu mugani w'umunyasamariya w'impuhwe agira ati, genda nawe ugenze utyo. Genda nawe ugenze utyo. Urwo rukundo rero rwitanga nk'uyu munyasamariya ni umurage Yesu yasigiye abe, kukomeraho bigashimangira umwe bw'abemera. Abemera KRISTU bahujwe no kwemera Imana mu batatu, bagahuzwa na batisimu yabagize bashya, bagahuzwa n'ijambo ribamurikira, bagahuzwa n'ibikorwa by'urukundo. Ubu rero tuzirikane ko ibyo bikorwa by'urukundo bishimangira umwe bw'abemera. Kiliziya, amatorero y'abakristu arahamagarirwa kwitaba karame muri iyi gahunda Yesu aturarikira. Abakomeye kuri uwo murage w'urukundo, urukundo rw'Imana n'urwa bagenzi babo, barahura bagahoberana, barangwa n'ubumwe. Amacakubiri n'intambara z'urudaca ziba hagati yacu abemera KRISTU bikomoka ku isengesho rya rindi ryuzuye uburyarya. Iyo tuvuga ko dukunda Imana maze tukabura kuri gahunda y'urukundo dugomba gukunda bagenzi bacu, tuba turi ababeshyi. Igiteranya abantu bigaragara no mu butumwa bwacu twahawe ni igihe aho guhanira ikuzo ry'Imana bamwe bakurikiranye indonke inyungu zabo bwite. Ibyo rero birateranya abantu bagashyamirana, intambara zikarota, iz'amagambo n'amakofe cyangwa se amasasu nayo rugeretse, kuko byabaye mu mateka. Ibyo byabayeho mu mateka y'isi hirya no hino, biriho hamwe na hamwe mu miryango n'abantu bahurira hanaha bavuga ko ari abakristo ariko batarumvise neza umurage twahawe. Ibyo byabayeho rero mu mateka
kandi bizahoraho niba abantu badahindutse. Abemera Kristo ba Kiliziya Gatolika n'andi madini n'amatorero atandukanye twahuriye hano muri rusengero rw'itorero Methodiste Libre hano Gikondo no kubishimira Imana. Twunze ubumwe mu gutura Imana isengesho ryacu dusabira ubumwe bwacu, ubumwe bw'abemera Kristo, isano ikomeye dufitanye yo kuba abana b'Imana muri Kristo tukaba abavandimwe tuyikomereho. Kwemera Imana imwe muri batatu, Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu, batisima imwe yaduhaye kuvuka bundi bushya kubw'amazi na Roho Mutagatifu, tukaba abana bayo yihitiyemo. Ijambo ry'Imana ritumurikira rikamurikira intambwe zacu, bishimangirwe no gukorera hamwe twuzuza umurage twahawe na Yezu, urukundo rw'Imana n'urw'abavandimwe. Mu gusoza abavandimwe, reka dusenge. Mana ishobora byose, ugahoraho iteka, wowe wakoranyirije hamwe ibyari bitatanye, kandi wamara kubikoranya ukabikomeza mu bumwe, gira ibambe werekeza amaso ku muryango wawe wacunguje amaraso y'umwana wawe Yezu Kristu. Abemera Kristu bakaba basangiye batisima imwe, basangiye amizero, bahurize mu kwemera kutageruye, kandi ubumwe bwabo bushimangirwe n'urukundo rw'Imana n'urw'abavandimwe. Kubwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Ndumva twakomeza kuwukoresha dushimira Imana. Abo tubyumva kimwe mwese dushimira Imana rwose. Yesu agiye kujya mu ijuru, yasize asezeranije ko
nzaboherereza umufasha ariwe Mwuka Wera azabana namwe twarawuhawe utuye muri twe ni utumenye shibireko mutima w'Imana twarawuhawe utuye muri twe ni utumenye shibireko mutima w'Imana twarawuhawe utuye muri twe ni utumenye shibireko mutima w'Imana gusengera ubumwe bw'abemera Kristo mu Rwanda ndetse no ku isi. Mucye bugufi dusenge. Nyagasani Imana, tugushimiye urukundo rwawe wagaragaje utanga umwana wawe w'ikinege Kristo Yezu ubwo yazaga mu isi ngo abe igitambo cy'ibyaha byacu,
bityo kugira ngo uzamwizera wese azabone ubugingo buhoraho. Tugushimiye kandi kujya twigaragariza mu butatu bwera, Imana Data, Umwana na Mwuka Muziranenge. Turasabira abemera Kristu bose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, ngo duhe imbaraga zo gukundana, kubabarirana no kugira ubumwe bw'abana b'Imana. Uduhe gufashanya mu rugendo rugana iwawe mu ijuru. Tubisabye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Mwuka Muziranenge. Amen. Komeze gusengera umutekano n'amahoro ku isi no mu bihugu by'ibiyaga bigari. Ce bugufi twese dusenge. Mwami Imana, dusenge amahoro ku isi, cyane cyane mu bihugu byazahajwe n'intambara, birimo ibihugu by'ibiyaga bigari. Dusengeye Isiraheli, Syria, Uburusiya na Ukraine, ndetse n'abandi bari mu makimbirane. Bahe ubwumvikane, uhagarika intambara zirimo guhitana abantu bawe ndetse benshi b'inzirakarengane, ndetse tutibagiwe ko zirimo no gusenya ibikorwa by'iterambere. Mana tabara, utanga amahoro ku isi, kuko uri umwami w'amahoro, kandi iyo uvuze byose birakumvira. Mana nziza, tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushima kandi turaguhimbaje. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye umutekano urambye, dusengeye inzego z'ubuyobozi uhereye ku mukuru w'igihugu nabo bakorana, dusengeye imbibi z'igihugu cyacu cy'u Rwanda zose kugira ngo zikomeze kurindwa nawe. Mana yacu, dusengeye ibikorwa byagezweho kugira ngo birindwe nawe, ubirinde ikintu cyose cyabihungabanya. Dusengeye abanyarwanda muri rusange kugira ngo ubahe imbaraga zo kugukorera ndetse no gukorera igihugu, kugira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda gikomeze gusagamba, gitera imbere, ndetse kiba igihugu cy'indashyikirwa haba muri Afurika ndetse no ku isi. Turagushimiye ko kumva gusenga, tubzambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent RY'IMANA, Mwepiskopi wa Diocese Gatolika Ruhengeri, banyakubahwa abavugizi b'amatorero mwateraniye hano, ndetse n'imiryango igize umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, bavandimwe mwese dusangiye ukwemera kwa Gikristo, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza umwaka mushya muhire 2024. Kuri uyu munsi twatangije ku mugaragaro ibikorwa by'icyumweru cyo gusabira ubumwe bwacu nk'abakristo, by'umwihariko
hano iwacu mu Rwanda. Iki cyumweru cyo gusengera ubumwe bwa KRISTU ku isi cyatangiye bwa mbere mu mwaka wa 1908 bigizwemo uruhare n'amatorero atandukanye na Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi, hagamijwe gushyigikirana mu byo duhuriyeho no kubahana mu byo tudahuriyeho. Uko ibihe byagiye bisimburana, umusaruro w'iki gikorwa wakomeje kuba umusingi w'ubumwe n'ubwuzuzanye mu matorero na Kiliziya. Hano rero iwacu mu Rwanda ku matariki ya 18 kugeza kuri 25 Mutarama buri mwaka, binyuze mu muryango wa Bibiliya mu Rwanda ku bufatanye n'amatorero na Kiliziya, hategurwa uburyo bwo guhurira ku bikorwa nk'ibi, tukongera kuzirikana ibyo duhuriraho twese abemera Kristo, tunakoresha Bibiliya kugira ngo turusheho kunga ubumwe nk'uko Yesu abidusaba. Murabizi niryo sengesho yavuze abwira abigishwa mbere yuko asubira mu ijuru, tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 igice cya 17 umurongo 20 na 21 ngo bose babumwe. Amateka yerekana ko kugira intege nke muri ibyo byatumye gukomeretsanya no kubabazanya bigenda bigwira, tunanirwa gukora ibyiza. Duterane hano rero kugira ngo dutekereze ku bikwiye gukorwa no kunozwa neza, byatunaniye mu gihe cya kera, kugira ngo turusheho gukora, kugira ngo tubishobore kandi tubinoze, duharanira ubutabera, duharanira ubumwe bwacu. Dukeneye ubuntu n'impuhwe z'Imana kugira ngo tubashe gutsinda amacakubiri no kurandura icyo ari cyo cyose cyayahembera. Dufatanye rero gusengera hamwe no gushimangira ubumwe dufitanye nk'abemera Kristo. Dukingure imitima yacu maze twakire ubutunzi buri mu budasa bwacu. Tuboneyeho kandi gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu nzego zose burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wafashe iya mbere mu gushyigikira no kugarura indangagaciro y'ubumwe bw'Abanyarwanda, ari naho hakomoka uyu mudendezo w'ibikorwa nk'ibi bya Kiliziya n'amatorero. Turashimira kandi ubuyobozi mu gukomeza kudushyigikira kugira ngo tubone uko dushyira mu bikorwa ubutumwa bwa KRISTU tudafite inkomyi n'imwe. Twongeye gusaba amatorero na Kiliziya gushyira hamwe no gushyira imbaraga muri iki cyumweru by'umwihariko, kuko ubumwe bwacu arizo mbaraga zacu. Dukomeje kuzirikana ko kwemerana mu budasa ari ingenzi kandi kubahana ari umusingi w'iterambere, byose kandi tubikora mu rukundo. Umuyobozi wa bodi ya sosiyete publique yabashimiye, nanjye nongeye kubashimira cyane abateguye uyu munsi, uyu mugoroba, mu bufatanye bwiza bwabaranze, abagize bodi ya sosiyete publique n'abakozi bayo, abagize konferanse ya Kigali yatwakiriye, n'abayobozi b'i katedrali. Mwabitunganije neza, mwabikoze neza, twicaye hakwiriye hatunganye. Nongere nsabe kugira ngo bashimire. Kandi dushimire amakorari yose nk'uko yakomeze gushimwa,
mwadufashije kwizihiza itangiza ry'iki gikorwa. Dukomeze rero dufatane urunana mu bumwe bwacu kugira ngo twumvire Yesu Kristo wasize aturaze ubumwe. Imana ibahe umugisha, mugira amahoro. Tuhagurutse rero dusaba umugisha w'Imana, kandi muri uwo mugisha w'Imana dusaba dukomeze kuyisaba kugira ngo uyu murunga w'ubumwe ukomeze gukomera. Ndabasaba gufatana mu biganza begeranye muri icyo kimenyetso cy'umurunga w'ubumwe, hanyuma dusabe umugisha w'Imana. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka amurikishize maso he abagirire neza, Uwiteka abarebe neza, abahundagazeho amahoro umutekano, kandi adukomereze muri ubu bumwe yasize aturaze, kugira ngo tubukomereho bizatume tumubona twicarana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Bibasabiye mu izina rya Data wa twese, ry'Umwana n'ry'Umwuka wera. Amen.
murakoze nk'uko mubibona abakurikiye umurongo wa channel ya Paroisse Gikondo Vincent Pallotti Gikondo. Hano turi ni muri Libre Methodiste ya Gikondo, aha hamaje kubera icyumweru cyo gutangiza ubumwe bw'abakristo. Uko mubona rero turi kumwe n'abayobozi benshi batandukanye mu madini n'amatorero atandukanye bagiye badusangiza kunga ubumwe no gusangira ubumwe. Ubu tuvugana rero turi kumwe n'umutumirwa akaba padiri mukuru wa Paroisse ya Gikondo Vincent Pallotti. Padiri, tuguhaye ikaze. Murakoze. Uyu munsi twatangiye icyumweru cyahariwe gusabira ubumwe bw'abakristo. Tugira ngo usangize abakristo basobanuriye icyo cyumweru cyari cyo kugira ngo bashe kumenya icyari. Ni icyumweru tumaze kumenyera muri kiliziya ndetse no kuyandi madini n'amatorero yose yambasa Nyagasani Yesu Kristu amwemera. Cyashyizweho rero nk'uko babitubwiye hashize igihe guhera mu 1905 yerekeye amadini n'amatorero yemera Yesu Kristu, byabaye ngombwa kubishyira hamwe haza gushyirwaho icyumweru bise icyumweru cyo gusaba ubumwe bw'abakristo. Bitangira ku itariki ya 18 z'ukwa mbere Mutarama, hanyuma kikarangira kuri 25 z'ukwa mbere nyariyo Mutarama. Rero uyu munsi mu gihugu cyacu byatangiriye hano Gikondo, aho twese twahuriye nk'amadini n'amatorero atandukanye ndetse na Kiliziya Gatolika muri urusengero muri katedrali ya Methodiste Gikondo. Turaza kuza kuvuga ko umukristo ashaka kuva wenda muri Paroisse ya Gikondo akaza gusenya muri Methodiste, akumva ko inyigisho yo munsi yayihawe ubumwe bw'umutima bwuzuye, akumva ko isenyesho ryo munsi yose ryuze ko ubumwe bw'abakristo bwo umukristo yemerewe gusenyera yashaka. Oya, ntabwo bivuga ko tugiye kuba idini rimwe cyangwa itorero rimwe, tugakomeza dusengere mu madini n'amatorero atandukanye ndetse no muri kiliziya yacu, ariko kandi tukubahana ubuzima bwacu bwa buri munsi. Bahoze bitubwira ko tugomba kubaha ibyo duhuriyeho, ibyo dutaniyeho, ndetse tukarushaho no gushimangira n'ibiduhuza, ko nibyo bidufasha kurushaho kubaho nk'abana b'Imana. Mu gihe cyashize hari impaka zajya zikunda kugaragara mu bakristo bamwe na bamwe, ugasanga barimo barapfa ukwemera. Ese ubu bumwe hari icyo buza kuza kubafasha? Ngira ngo kimwe mu cyatumye hajyaho iki cyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abakristo no kurwanya nyine ayo macakubiri yari hagati y'amadini cyangwa se amatorero, kugira ngo twese twumve ko turi abana b'Imana kandi dutahiriza umugozi umwe. Yesu Kristo nawe ni ukunda kubivuga ko birababaje kubona abemera Imana, abemera Yesu Kristo bajyaho batandukanye cyangwa barwana, kandi twese Imana dusenga ni imwe. Imwe rero mu ntego y'iki cyumweru no kugira ngo twese nubwo twaguma mu madini n'amatorero yacu, ariko tuzirikane ko turi abana b'Imana kandi twese dusenga Imana imwe. Murakoze. Noneho twa ko iki cyumweru ari icyumweru cy'ubumwe gishimangira ko abakristo bose mu rugendo barimo ari uguhamya Yesu Kristo. Ni ku isi yose iki cyumweru cyahariwe amasengesho yo gusabira ubumwe hagati y'abemera Imana. Tugitangiye uyu munsi, hari n'ibindi bikorwa bizakorwa buri dini cyangwa itorero cyangwa kiliziya iwabo, ariko noneho tukazagisoreza hamwe nanone ku itariki ya 25. Ubu bikaba biteganyijwe ko bizabera muri Paroisse ya Regina Pacis Remera ku itariki 25 z'uku kwezi, nibwo tuzasoza hamwe twese iki cyumweru twatangiye uyu munsi. By'umwihariko abakristo ba Paroisse Gikondo basabwa iki? Abakristo ba Paroisse Gikondo kimwe n'abandi bose turabasaba gukomera kuri ubwo bumwe. Ubwo bumwe dukesha Yesu Kristo umwana w'Imana watwitangiye waducunguye. Dukomere ku bumwe, dukomere ku kwemera, bizatuma turushaho kubaho mu rukundo, dukundane hagati yacu, tubashe no gukundana n'abandi, kandi twese tubashe kubaka umuryango w'Imana ariwo kiliziya, ariwo isi nziza. Bizatuma uko duhurira hano muri ubuzima bwa hano ku isi no mu bwami bw'ijuru tuzabusangira, twishimana n'abamarayika n'abatagatifu bose, dutaramiye imbona nkubone hamwe n'Imana yacu. Murakoze. Uko mwabonaga rero twatwe na padiri mukuru wa Paroisse ya Gikondo, hari ibyo atubwiye by'ingenzi. Atubwiye icy'ingenzi cyakigamijwe muri kino cyumweru twatangiye, ni ukuvuga ko iki cyumweru dutangiye ni icyumweru cyo gushyira hamwe, cyo gusabira ubumwe. Abakristo bakunga ubumwe, bagafashanya, bakagendana, kuko urugendo barimo ari urugendo rwo gukurikiza urugendo rwa Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo. Muri no rugendo rero harimo urugendo rwo gukundana, gushyira hamwe, gufashanya. Ibyo byose rero nibyo bizatuma abakristo bakomeza kunga ubumwe, izo ntambara ziri ku isi yose zigahosha. Padiri rero yakomeje atubwira ko iki cyumweru kizakomeza kandi kizasorezwa kuri Regina Pacis. Niyo mpamvu dushishikariza rero abakurikiye urubuga rwa channel ya Paroisse ya Gikondo kuba bazaboneka nabo bakumva inyigisho zimwe na zimwe zagiye zivugirwa ahangaha mu kubaza gukurikira ku murongo wacu wa channel. Dukomeje kubashimira rero uburyo mukomeza kubana natwe ku murongo wa channel ya Paroisse ya Gikondo. Ni YouTube ya Paroisse ni Vincent Pallotti Gikondo
mujye muyikunda muyikurikire ku biganiro byose binyuraho, ni ibiganiro byubaka kandi biteza imbere no kuzamura ubukristo bwa muntu. Murakoze rero mwe bise twagiye tubana kuri uyu munsi, namwe se mukomeje gukurikirana bino biganiro bya channel Nyagasani Yezu abaho umugisha. Murakoze.